Ndagiye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Mwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Niba ugeze bwa mbere ntugenda koza subscribe, kandi nukundi isomo tugiye kwigisha rya none ntugenda koza like. Isomo rya none tugiye kureba hamwe uko wasubiza ikibazo kigira kiti uko unafanya nini sasa hivi? Uko unafanya nini sasa hivi? Uri gukora iki aka kanya? Igisubizo cya mbere aha tubonye tugiye kubona, ushaka gusubiza uti ninasikiliza radio, ndi kumva radio. Igisubizo cya kabiri ushaka kuvuga uti ninaanza kula, ntangiye kurya. Ninaanza kula. Igisubizo cya gatatu ninaanza kusoma kitabu. Ninaanza kusoma kitabu, ntangiye gusoma igitabo. Ninaanza kupika ni igisubizo cya kane. Ninaanza kupika, ntangiye guteka. Gatanu ninaandaa chakula. Ninaandaa chakula, ndi gutegura ibiryo. Igisubizo cya gatandatu ninapiga pasi nguo, ndi gutera ipasi imyenda. Ninapiga pasi nguo. Igisubizo cya karindwi ninasoma hadithi. Ninasoma hadithi, ndi gusoma inkuru. Igisubizo cya munani ninafua nguo, ndi gufura imyenda. Ninafua nguo. Icyenda ninafagia nyumbani. Ninafagia nyumbani, ndi gukubura mu rugo. Icya cumi aricyo cya nyuma ninakunywa chai. Ninakunywa chai, ndi kunywa icyayi. Bakunze amasomo yanjye, ahangaha ni isomo ryacu rya none turisoreje. Ndabashimira mwese kuba mwateze amatwi cyangwa se mwakurikiye isomo ryacu. Mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana. Tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Imana ibarinde. Ndabakunda mwese. Kwa heri, bye bye.